People, iyi ni TV yanyu ya Media TV, muna umuhungu wanyu ubundi tubwira izina ryawe. Bikomagu niyo mugabo. Muri ino minsi ntibyari bimeze neza, gusa twabashije kuba twagira Imana tubona umuntu wamufasha, yamuteye inkunga kabisa, yaramufashije. Ese nawe waba ufite umutima ukunda, umutima ufasha? Ese ufite ubushobozi bwo kuba wamufasha? Ntucike intege kuba yabonye umufasha, nawe ntuhejwe. Reka tukomeye tubiragize Imana, tunareba uwo muntu wabashije kuba yamufasha. Bagwana nuko murakoze. Mwaje kudusura, turabishimiye cyane kuba mwaje kureba uyu muntu wanjye uko ameze. Mukaba rwose tubahaye amashyi cyane. Ngo mugire urugendo rwiza hano rwose, Imana ibarinde kuba mwabashije kuba mwaraje kureba n'uyu muntu wanjye uko ameze. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ese Bikoma, reba umuntu yaje kubasura, twabashije kuba twabona umuntu batera inkunga. Ese mwe murabyumva mute? Turabyishimiye cyane, Imana ibahe umugisha cyane. Bikoma, nawe ni ukubyumvara? Noneho rero bibaye byiza, ngira ngo bibaye byiza twakakira na wa muterankunga wa Bikomagu tukamureba. Hari ikibazo ra? Nta kibazo. Nageremo tumurebe, nta kibazo. Muraho neza? Meze bite Bikoma? Uranzi se? Sawa. Ubuzima busanzwe se ubundi bumeze mute? Kugira ngo ndebe uko mumeze, ndebe n'ubuzima bw'umwana uko bumeze. Ariko mu buzima busanzwe nyine mumeze neza. Nifuje rero kuza kubareba. Nari nabonye ku mbuga nkoranyambaga mubonaho, ngombwa rero yuko ushaka kumenya uwo ari we, ngenzo nanamureba. Yitwa niyo mugabo Bikoma. Niyo mugabo Jean Baptiste. Twari tubasuye, hari n'impano nari namugeneye, ariyo ayimushyikiriza akira. Impano nari namugeneye. Nk'uko mubona, ndabona rwose nta kibazo. Ariko se yigeze yiga? Kubera iki atize kandi hari amashuri yabo, hari n'ibindi bikorwa bya leta bigenerwa imfashanyo za leta? Ubundi imfashanyo za leta arazibona? Ntazabona. None habonetse ubushobozi mwamumpa? Ntabwo rwose twamutinya. Afite imyaka ingahe ko mbona ameze nk'ukuze? Kane. Aranakuze cyane rwose, ntabwo ari umwana wajya gutangira mu wa mbere kabisa. Kabisa nari nifuje nyine kuhagera ngo menye n'ubuzima bwaho butangira n'aho bugera. Namwe kandi mwakoze kutwakira. Namubonye kuri YouTube, nabonye azi no kubyina kabisa. Nabonye azi kubyina kabisa. Yabibasha abonye ubundi bufasha bwisumbuyeho, yabibasha cyane nyine, akabona n'umutuza, kuko
hari benshi bakora ibitandukanye kandi bameze nkawe, kuko hari n'imikino bajya bakina, abonye ubufasha rwose bisumbuyeho yabikora kandi yabishobora. Naramubonye azi kubyina cyane. Sawa, noneho niyo mugabo bimeze bite? Ndabona wishimye kabisa, biragaragara. Ibi bintu wabibonye ute? Wabibonye neza? Ruse nk'umuntu wagufashije, urumva wamusabira iki ku Mana? Niyo mugabo, Imana ikomeze igufashe, sibyo? Urumva ko ashaka no kuzakwitwarira, urabyumva ute? Urumva wabasha gukora iki niyo mugabo? Wakora iki? Ariko wabasha gukora? Arashaka kuzagutwara none akazajya agukoresha yigo. Noneho wabasha kumusezera se? Wamusezera ko agiye kugenda? Mwamusezere turebe. Wakoze, naje kureba, sibyo? Yaboneka indi nkunga yisumbuyeho nzamurebe, sibyo? Kabisa nawe turabasezera, sibyo? Kandi musigare amahoro. Mwakoze no kutwakira, mwakoze cyane kabisa. Imana ibarinde, ibahe n'umugisha. Sawa. Bite bavandi? Ese mwashimishijwe n'ibihembo yabashije kuba yabona niyo mugabo? Ese wishimiye famiye ye? Ese wishimiye kuba wamufasha? Kora subscribe kuri iyo channel, like and share, twikomereze gukomeza kumufasha kuri nimero uri buhabwe. Urakoze. Gwagwana.